duha ikaze abakinnyi ba sinema tukaba dufitemo abantu bashashe no munsi kaduhereze Pacific Cast duha ikaze bro. Nk'ibisanzwe ni Papisco muri movie amazina yanjye asanzwe ni Pacific. Abararikira gukomeza gukurikirana movie kuri channel yitwa Zidane Drama na kuri Zidane Films mugakora subscribe. Tugiye kubategurira ibintu bimeze neza bifite quality. Ndagira ngo n'abavandimwe banjye bababwira uko bimeze akira utamaza kamikoro tukibabwira uko bimeze kabisa. Hello guys, it's your boy, remember the first, the bad man, big man, top shutter. Niwa muhungu wa Rimboy nk'ibisanzwe amazina yo murabizi ngira amazina nk'ayishoka ariko ufata Rimboy nibyo byangombwa. Icyo nakubwira kora subscribe, ukore share, comment ni ingenzi. Utubwire aho ubona bitagenda neza n'ibyo ubona twakosora. Utwo tuntu twose tubari ingenzi. Kandi n'ibindi ubona twakongeramo ndetse nimba ari n'ubundi bufasha wagira ukuntu byandika muri comment ubundi tukagenda tubikurikirana gatanu kuri gatanu. Icyerekezo cyanyu ni ingenzi cyane. Rimboy ngawa directing the film today. Kaugiye kutomentioninga filime nubwo director w'iyo film script writer wayanditse iyo film nta tutangarije. Ariko ngawa directing the film yitwa Wiki bro. Iyi movie rero iyi movie buriya njyewe ntago nagakwiye kubivuga ariko ikintu cyiza nakubwira ngo uyite nk'aho ari nk'igihombo ku muntu cyangwa se uvuge ngo igihombo ku muntu mu rukundo mbese ni nko kwakunda buri kintu nyine cy'ingenzi tu buriya abantu benshi bakunda kuvuga ati ibintu bya cost lost ibintu nk'ibyo ariko ikamubwire ngo ikintu cy'ingenzi wowe hoza agatoki kawe kora notification kuri subscribe wibuke gukora kuri notification all buri kintu cyose ujye ukireba 5 kuri 5 ubwo nuba kudukurikira 5 kuri 5 uzajya umenya n'ibindi utaruzi post uraza kuyibona ndetse n'abantu bankurikira kuri TikTok yari akantu ndibuze kubatamo ibindi byo ukoresha TikTok witwa nde nayo Rimboy official. Rimboy official, Instagram Rimboy official. Igihugu cyose wajyamo cyitwa platform Rimboy official. Bandao kabisa. Ariko nanone ni mwumve ko ndigiye nyine turi kumwe n'abandi ba bro, abahungu n'abakobwa beza. Ubwo rero nje ntago nakwererana ijambo ahubwo reka buri umwe agenda bibwira abatema akantu n'iki ubundi bintu. Okay, mera uwo mu Jesus. Yo bro, bimeze bite bro? Fresh manari. Rusimaniga bakwita nde nyibwira izina giye bakwita nde? Young man banyita Eric. Niyo mazina yanjye tu. Niyo mazina yawe. Young man. None se Eric, ni ikihe kintu cyakugoye kuri iyi set wigeze ukina cyakugoye muri iyi serie? Ikintu cyangoye icyambere wadaye. Byanungoye kubona bamwesha itabi n'ukuri. Cyakugoye no kunywa itabi kuri serie. Wadaye. Turabwira abantu banywa ibiyobyabwenge ntabwo biba byiza cyane kunywa ibiyobyabwenge kabisa. Wabone yuko nyine. None se bro, cyakugoye no kwanywa itabi kuri set. Kama Mozari bangayira filime cyangwa se papa wawe. Niriye somo yakura muri iyi filime wamubwira ati nibuze. Urumva nyine wadaye. Menye ko umuhungu waba ari muzima ameze neza nta kibazo. Oya bro, tubwira isomo riri muri iyo movie me. 5 kuri 5. Mari nyine. Ikintu navuga. Nubwo ariko nyine ari ibintu nyine byo kwactinga mu buzima busanzwe hamwe ibiyobyabwenge. Okay, ngiriye somo rigusigiye kuri wowe hawe. Somo binsigiye nyine. No kubwira nyine urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge nyine katari byiza natwe tuba turi kubinywa ntabwo uko nyine tuba dusanzwe tubinywa ahubwo nyine mu buryo bw'akazi. Yo nuvuga rero icyo abonyemo nuko kunywa ibiyobyabwenge bitari byiza cyane, si byiza, byangiza ubuzima bwa muntu. Ikindi kuba babikora bakitinga bagasa nk'ibyo bintu cyangwa bakambara uwo mwambaro basanzwe bakina bitavuze ngo mu buzima busanzwe bararinywa. Ari umwambaro w'akazi. Ari umwambaro w'akazi. Reka dukora ari umugabo rero yakunze kunsekera cyane. Uyu mugabo muri kazi. Tugwaye kazi bro. Bakwita nde musaza? Yita Vida. Bakwita Vida. Nibwo bwa mbere ukinye sinema cyangwa rusanzwe uzikora? Nibwo bwa mbere. Niki cyagushimishije kukina no munsi muri filime, iyi filime tugiye kuzitega? Ongerejwe n'iki cyagushimishije bro? Ikintu cyanshimishije ukubona nyine twereka nyine urubyiruko rw'uko kuba
itabi wenda atari byiza cyangwa se ko urubyiruko rutagakwiye kuba rwaba rwishura mu bibazo byo kunywa itabi kunywa ibiyobyabwenge. Today none wari umwana ukijijwe uri pasiteri uba kwa mama na papa, today wanyweye itabi, sister wawe ari guscrollinga cyangwa se mubyara wawe cyangwa se kanuberiye oncle kabonye uri kunywa itabi, bro niki wakabwira cyangwa se niki wabwira abo bantu? Ikintu nababwira ni uko nyine ubuzima busanzwe ndi umurokore. Ongerijwe papa, ni uko mu buzima busanzwe umurokore ntabwo ubwa mbere nyine mu itabi byangwe bane bake. Ni ubwa mbere byangwe kwa nkoresha itabi mu kanwa. icyo wababwira ati ndi kubihanganisha aka nakazi. Icyo nababwira ni uko ari mwe nabigambiriye ari impamvu z'uko z'akazi nyine ndimo nyine kazi. Impamvu z'akazi urimo. Okay, nsubiriza noneho nyiri project ngira utubazo na tubiri mubaza management. Yome Management imeze biteguka neza tukureba ariko bro. Imeze neza na amahoro. Amahirwe masa. No musituzane filime y'igitangaza. Nabonyemo ibyuma, nabonyemo imipanga, nabonyemo ko ufite amadeni, nabonyemo ko none akandi kantu kanshimisha mu era movie. Ku uburyo wateruyemo umudamu wawe umujyana mu cyumba. Ese bro ugomba kumuhakeya. Ese bro usanzwe ufite umugore urubatse cyangwa gubatse? Ubuzima busanzwe ufite umugore n'abana babiri. Ese umugore wabonye twaye undi mugore mu kindi cyumba nicyo wamubwira? Nakazi bisanzwe turabizi ko arakazi. Nakazi bisanzwe. Wari gavuga ati yo twaswikize kamera twaye kuri off ngo biraba. Je bino kunda kubibaza abakinyi no kubera wewe duhe reka negeze kamera neza abanyarwanda mu murebe neza. Hano turi kuri scene twari turi abantu barenga batandatu. Imagine ninde ibyo bintu wabikorera he, wabikora gute? Njye mumenye ko imana hari igihe nyine ngo turi kuzinga ibyuma ngo mukakomeza mukihirira nibyo barabesha. Mbarize n'umudamu muri kamera reka muhe nawe babwire uko bimeze nyine umugore waje muri naye ababwire uko bimeze. Tugaye ikaze mabuja, tugaye ikaze pe. Murakoze cyane. Nitwa Nawigira Zawadi muri sinema nkakina nitwa Safina. Safina rero tumaze gukora urugendo rwinshi cyane muri sinema nyarwanda, ariko ndasaba radio Rubavu izaguhamagare mu badamu bitabira entertainment koko ukeneye kugenda hari ukahashomeka ukamenyekanisha ibikorwa byawe. Mu badamu biteje imbere muri sinema nyarwanda bamaze kwifata nk'akazi. Today wakinye filime y'agatangaza, noneho hari bya bintu bya romantique mbonaga mu filime z'abazungu hajya mu dukina noneho nabibonye. Akabazo kanje rero Safina, ku munsi wa mbere ujya gushutinga filime yari yose wakinyemo habe handi, niki cyakugoye ku rugendo rwawe rwa mbere rwa sinema? Urugendo rwangoye cyane. Ni urugendo rwo kuva mu rugo nza aho nari ngiye gukinira. Ariko nibihe bizazana wahuriyemo? Ibizazane no kuzana aho nari ngiye ni amatike gusa no kumva mbese n'amafaranga bari bunsabe muri sinema. Ariko uko nagezeyo sanga nyine ni ibintu bari bworoshye, numva nanjye nabasha kugendana n'abandi. Ngeze amahirwe rero bambwiye ndavuga ati n'ubundi nta kidashobokera Imana, n'ubundi reka mbikomeze nanjye ndebe ko ejo nazamura intego yanjye. Okay, kwinjira muri sinema nibuze wishyuye angahe? Muri sinema urebye nta mafaranga natanze. Natanze bite nuko naganire n'uzishinzwe. Naramuganije bite nuko nakundaga sinema cyane bite na filime nagiye ndeba ahantu henshi. Nkunda kureba ziraza bamanzi, nkunda kureba ziraza intare y'ingore. Zigeraho rero zituma nshaka kuzireba. Ariko ubu ngubu nagendaga nshakisha nabo nazireba nkabura nuko najyamo ngo nzikine.
ubwo rero aho nabashije kugera niho bambashije kunyakira mfatanya nabo umwuga ubu ngubu niyo mpamvu natangiye gukina nabo. Okay, none reka ngiye gusobanura ku banyarwanda neza ikinyarwanda cyane ntabwo kiri kumvikana fresh, ariko reka mbanalizemo gakeya. Rwose urugendo rwamugoye nuko yafashe umwanya agatanga amafaranga ye akaza kuri seti kandi bitari bimeze neza. Next yabaza kumufata atangira gukina biragorana bitewe nuko amatika aho yakinaga byabaga ari kuri. Ikindi byasabaga gutanga amafaranga, ariko kubera ko byaje gusaba ko ari umuhanga biba ngombwa ko bamwakira. Nta kintu yatanze, ariko abara ko igihe yatanze aricyo gishoro cye cy'amafaranga, ko umwanya baha bari munini cyane kurusha amafaranga bari kumuca ari make. Bro, tugana ku musozo rero, ni iki ntakongeraho bavandimwe? Ikintu nababwira, this movie is I lost my life. Rero bro, nureba iyi filime njye nagushishikariza kuyireba. Aka ni agace gatoya cyangwa se hari byinshi byiza biri inyuma y'aka gace tugiye kubahereza. Rero nawe ntutekereze ko ushobora kuvuga ngo hari igihe wabuze, ntugate igihe cyawe ureba buriya hari abantu baba barabuze. Ariko bro, hari filime ngiye hari filime rero igihe cyose yo ndiko kuri hari filime akinyemo bayita ngo iki? Filime buri Landlord ni filime iki? Ako mumbwiye filime maze gukina ubundi murazibuka ni nyinshi kabisa. Ariko reka duhere kuri wowe reza, mbwira filime nk'ebyiri wakinnye. Ingirwa mugabo ugeze kubwire nyine ndabyumva ko buri muntu wese arazizi, kuko n'imihanda bajya bambwira ati n'abamumagara bararegera abanyarwanda baba batazizi. Arabazize n'abatazizi babizi bakabyirengagiza. Mugende kuri channel yitwa Drama. Ikintu nababwira, hari abantu kwirwa mbabwira ngo izina rya movie ibyo bintu ntabwo byaba ari sawa kurusha, ahubwo ikintu cyiza kurusha nka like n'uburyo bw'akazi kandi buborohereza. Hari abantu batubumva uruvuza ngo ugiye gushaka wenda ngirwa mugabo, ugiye gushakisha I lost my life, urumva byakuvuna. Ahubwo ikintu cyiza wowe ugiye kuri Zidane Drama, ukore subscribe, ukore no kuri notification, kandi ujye ureba all notification kugira ngo buri kantu kose kakugezeho kaka notification gaturutse kuri Zidane Drama ujye ubasha kuba uri tayari guhita ukabona uri umwe mu bambere. Okay, tugana ku musozo muvandimwe nabyo ngo mubakundishe abafana, mubakundishe abakunzi babo, mubakundishe inshuti n'abavandimwe. Ikindi turabashimira ko mwaduye ku mwanya twabasanze kuri scene, akaba ari yo bita ngo ni Zidane Entertainment, n'ubundi kafite ribo yitwa Zidane Studios. Naho gutya bro.